There you go again. You take the compound. Take it. Ekwe. Stop him. Ihuoma. Nta muntu numwe muri icyo cyaro ubumva ko umukobwa w'umunyaburanga burangaza abasore n'abagabo ukunda gukora cyane akanitwara neza mu gace atuyemo ari umugore uteye ukundi bitandukanye n'umukobwa usanzwe. If you think you are man enough, tighten your muscles and come and fight me. Kazilano Totoroka. Imiterere ye biragoye kwemera ko ari umugore udasanzwe kubera kumukunda cyane. Abagabo batandukanye bavuye mu buzima bitewe n'umugabo we bamwihebeye imbere ya bose. Ni ikigirwamana cyo mu nyanja, God of the Sea cyangwa se Sea King. The Concubine ni igitabo cyanditswe na Erechi Amadi, umwanditsi ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Acyandika mu mwaka w'1966, kikaba cyanditswe mu rurimi rw'icyongereza. Iki ni igitabo cyigishwa cyane mu mashuri yigisha indimi n'ubuvanganzo, ubumenyi rusange n'andi mashami atandukanye. Kivuga ku mukina nkuru bari umugore ufite uburanga bukurura igitsina gabo cyane. Bamwe mu bakina nkuru b'ingenzi bavugwa muri The Concubine: Ihuoma, aba ari umugore mwiza cyane, abaturanyi be bakunda cyane bitewe n'uko aba yitwara. Ni umukina nkuru ugirirwa ishyari na buri gitsina gabo. Emenike, akina ari we mugabo wa mbere wa Ihuoma, ugaragara mu gace ka Omokachi. Madume, aba ari umukina nkuru ufite umugore witwa Wolu. Ni umukina nkuru w'umunebwe ukunda kwigira kureba imikino yo gukirana. Ikueme, azwi nka Ekwe, ni umusore ukunda Ihuoma cyane ariko birangira batabanye mu buzima bwiza. Nadi, ni umukina nkuru bari muramu wa Ihuoma ukunda kumwitaho cyane. Ahulore, ni umukobwa mwiza cyane wo mu gace ka Omigwe uza gushyingiranwa na Ikueme. Wonuma yagaragajwe ari umukina nkuru nyina wa Ahulore, naho Wagbara ni se wa Ahulore, bose baba batuye mu gace kitwa Omigwe. Nenda, ni umuturanyi wa hafi wa Ihuoma. Inkuru ivugwa mu gitabo The Concubine itangira ubwoba bwibasiye Menike mu gihe aba yibaza ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo biba birimo n'urupfu rw'umwe mu bakurambere babo. Twongera kumva amakimbirane ashingiye ku butaka umukina nkuru Menike agirana na Madume. Madume aba ari umukina nkuru ukunda ubutaka bw'abandi. Madume abwira Menike ko amukubita naramutse ataretse imyitwarire ye yo gukunda ubutaka. Amakimbirane yabo akomeza muri ubwo buryo kugeza batanye mu mitwe bakesurana hasi. Ibi ni nabyo biza kuviramo Menike gukomereka akarwara. Madume ubu warabaye nk'umusore w'umusongarere mu gihe cye, mu kigero cy'imyaka 30 abagezemo. Nta kintu na kimwe aba yaragezeho mu buzima bwe. Inzu ze ziba ari ntoya cyane. Afite akarima gatahingamo ibikoro, aho batita no kugira inyota ku kubaka inzu nyinshi, kuko abagira ubunebwe n'ubute bwo kuzisakara mu gihe cy'itumba. Umugore witwa Wolu, baba barabyaranye abana bane bose b'abakobwa. Abafite agahinda ko yashatse umugabo utazi gukora ngo abashe no gutunga abana be. Icyo aba yitayeho cyane ni ukuvuga umubare w'inkwano azahabwa n'abakwe bazaza kurambagiza abakobwa be, aho aba yumva ko agiye kuzabona amafaranga menshi avuye mu nkwano, dore ko aba azifata nk'igiciro. Emenike ubu maze iminsi arwaye atangira koroherwa buhoro buhoro. Umuturanyi yitwa Nwonkekoro aza kumusura nk'ikimenyetso cyo kumuvura, akagaragara ari kumwe n'abana be botsa ibigori birira. Umuryango wo kongera kwishimira gukira kwa Emenike. Muri tumwe mu duce dutandukanye tuvuga mu gitabo The Concubine, urubuga rwimukira mu gace ka Omokachi ni igiturage kigizwe n'imiryango 11 kandi kakaba gace kegeranye n'utundi turimo Ariji ndetse n'igiturage cya Omigwe. Kuva mu gace ka Ariji ujya mu gace ka Omokachi biba bisaba umuntu utari ikigwari. Chiuru nacyo ni ikindi cyaro kiri hafi ya Omokachi. Abantu bo muri ibyo biturage byombi baba bakunda guhura cyane kandi bagasengera hamwe ahitwa Miniweku, aho basenga Imana ikiza icyago cy'ubushita. Abantu baba bizera ko iyo umuntu atagira ibikorwa by'urukundo Imana imuhana akandura icyo cyorezo cy'ubushita. Emenike umugabo wa Ihuoma, inkuru yumvikana ko yapfuye biturutse ku ndwara yo mu gatuza lock chest, kuko abaturanyi be babemeza ko bitewe n'imirwano yagiranye na Madume, ubwo Ihuoma agasigara ari umupfakazi usigaranye n'abana gusa. Umunsi ukurikiraho bari umunsi w'isoko. Ihuoma yicaye yibaza kuba sekuruza bitabye Imana. Umugore wa Madume witwa Wolu aza kumusura iwe mu rugo. Bigaragara ko Ihuoma atewe umunaniro n'abantu bakomeza baza kumusura,
ariko biba ari mu rwego rwo kumwihanganisha akagenda aherekeza yongera agaruka. Waragerageza kuganira na Ihuoma, ari nabwo Ihuoma ageraho akarira cyane kubera kumwibutsa umugabo we, ahita ashinja urupfu rwa Emenike kuko abavuga ko rwatewe n'umugabo we Madume. Ihuoma akomeza kurira cyane. Nyina Okachi nawe akabikomaho agatima bikamubabaza cyane. Umwe mu basore b'abaturanyi witwa Ikweme nibwo ahita aza kubasura nk'umuryango wagize ibyago. Ikweme nta mwanya munini ahamara ahita asubira iwe, akongera kuganira n'umuhanzi witwa Wakiri ku buryo bwo gutegura no kuririmba indirimbo mu rwego rwo guha icyubahiro Emenike nk'uko twabibonye. Uyu aba ari umugabo wa Ihuoma. Nyuma y'uko haba hashize ukwezi kumwe Emenike yitabye Imana, abantu bongera guterana ku mugoroba kugira ngo bishimishe baruhuke, abagabo bari kumwe n'abagore. Umukaraza witwa Mumani uba ari icyamamare mu kuvuza ingoma, agaragara ku rubuga akoma ingoma mu majwi atandukanye, ari nako indirimbo yahimbiwe Emenike imurikwa ku mugaragaro, ahanini naho inaririmbwa. Iyo ndirimbo ifite amagambo agira ati: muzika Emenike yitabye Imana. Dutinya isi itagira iherezo. Ntawe umenya iby'ejo. Iyi ndirimbo yakoze ku mutima wa Ihuoma. Araturika ararira mu ijwi riranguruye cyane, yibuka ukuntu yabuze umugabo we wagiye, uwo yakunze ibihe byose, ari nayo ishusho y'umugabo we ijya imubonekera amusaba ibyo kurya, nyuma akongera kuzimira mu gihe aba agiye kumutegurira ibiribwa. Ibi yabikomaho agatima Ihuoma akarira cyane. Nyuma y'umwaka w'agahinda, imvura yongera kugwa igasomya imirima. Umunsi mukuru wo kwibuka Emenike ushyirwa nyuma y'igihe cy'umunsi wo kuganura ibikoro. Aho haba hari ibikoro byo kurya ku bantu bose bitabiriye uwo muhango, ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye. Haba harimo n'ibyitwa fufu. Muramu wa Ihuoma witwa Nadi aba yararanditse inyama zo kwifashisha kuri uwo munsi mukuru, inyama z'ihene, inkoko n'ibiribwa byinshi byifashishwa mu kwizihiza umunsi. Abantu bagatangira kwinjira ari nako bakirizwa ibiribwa. Hakaza kwinjira abagore babiri bitwaje ibyuma mu ntoki, bahita birara mu bantu bateraniye aho, bakarangurura mu ijwi rirenga bavuga igitero ibigirwamana byabo byarwanye mu izina ryabo. Ihuoma none haba yemerewe kongera kwambara nk'uko ibirori biba bihumuje, ari nabwo bwa mbere kuva nyuma y'urupfu rw'umugabo we. Ibihe byo kubabara n'ibirori byose biba bishize. Ihuoma amaze kubona ko akeneye kwita ku bana be, ibindi byose arabyirengagiza, akongera kwiyitaho no kwerekana imiterere ye. Ikimero n'uburanga bye yahoranye bikongera kuba uruhehemure. Abagabo bakongera kurushaho kumukunda cyane, dore ko nta mugabo aba akigira ahubwo ari umupfakazi. Mu gihe aba yagiye gusura ababyeyi be, bamubwira urukundo Ikweme amukunda, maze we akabyirengagiza kuko aba yumva ko ntacyo bimubwiye. Mu gihe imvura kandi bayongeye kurimbanya, Ihuoma aba afite ubwoba bw'ukuntu azasana inzu ye muri icyo gihe. Nadi uba ari murumuna wa Emenike aganira n'umugore we kugira ngo afashe Ihuoma gusana igisenge cy'inzu ye. Bidatinze ku munsi ukurikiyeho, Nadi n'umuhanzi Wakiri bahita bajya gufasha Ihuoma kumusakarira inzu, ari nabwo umukinankuru Madume washinjwe kugira uruhare mu rupfu rwa Emenike akomeza kwibaza cyane ukuntu yapfuye, ari nabwo avuga ko imana zabo zishobora kuba zarabigizemo uruhare. Amara gutekereza ibyo akibuka ko ari umwanya mwiza abonye wo kugira amahirwe yo kwegera ikizungereza Ihuoma, gusa Ihuoma nta mwanya bamufitiye. Niyo bahuye nta jambo bavugana, Madume ahita ajya kuganira n'umugore we. Uyu ni umugore we Wolu, akamubwira ko akunda Ihuoma kandi ashaka ko bashyingiranwa, igitekerezo umugore we atakira neza. Madume umaze gusazwa n'urukundo akunda Ihuoma, bongera guhurira mu muhanda akamusuhuza, yagera imbere agatsitaramana akenda gucika. Agireho umuvuzi gakondo witwa Anyika, akaza kumusura akamusobanurira uko yacitse amano. Anyika amubwira ko byatewe n'uburakari bwa Emenike n'abakurambere be, ko icyo agomba gukora ari ugutamba igitambo ku mana zabo kugira ngo akire. Ihuoma yongera gutemberana na muramu we, akamubwira ko Ikweme ari umusore umukunda cyane, ariko Ihuoma we ntacyo yongera hararuca akarumira, akabigenza nk'uko yabigize ababyeyi be. Ihuoma yongera kugaragara ari gusarura ibihingwa ku butaka Emenike yasize ubwo yarwanaga na Madume. Madume nawe ahita aza kumubuza kugira ikintu na kimwe akuraho kuri ubwo butaka, abavuga ko ari ubutaka bwe bwite. Nubwo abasaza bo muri ako gace ka Omokachi baba barakoze iperereza bagasanga ubutaka ari ubwa Emenike, bivuze ko Emenike akimara gupfa ubutaka bwabaye ubwa Ihuoma. Madume akomeza kurwanya Ihuoma kugeza ashatse ko barwana,
abaturanyi bakamugwa gituma ashaka gufata Ihuoma, agahita amusigaho. Maduma asigara atoragura iby'Ihuoma yari asize aho, inzoka ya kobra igahita imucira mu maso kuvubwa agahuma. Abaturanyi bamujyana ku muvuzi Anyika, ariho amubwira ko hakenewe imbaraga zisumbuyeho, avuga ko Maduma agomba gutanga igitambo gikomeye kugira ngo akire ubuhumyi. Umugore we Woru ahitamo kwigira iwabo ngo azagaruke bukeye bitewe n'uburyo Maduma bari kumubangamira. Hongera kumvikana urusaku rw'agahinda nyuma yo kumenya ko Madume yiyahuye. Bagahitamo kujya kumuta hitwa Minita, ni ahantu haba hagenewe kujugunywa imirambo yavumwe. Nyuma y'urupfu rwa Maduma, umukinankuru Ikweme nawe uba ukunda Ihuoma bitewe n'uburanga yifitiye, agerageza kumubwira ko amukunda cyane, ariko Ihuoma akamusubiza nabi ko ibyo ntacyo bimubwiye. Ikweme uba umaze iminsi amufasha gusakara inzu ahita agenda arakaye cyane, ariko Ihuoma akamukurikira amubwira ngo azagaruke babiganireho. Nibyumvikana ko Ihuoma bari gukina n'umutima wa Ikweme, nyamara we yaramwimariyemo wese. Ikweme aba asanzwe afite umukobwa bakundana ariko yikundira Ihuoma, ari nabwo Ihuoma amubwira ko agomba kwita ku mukunzi we Ahurore, ko nawe ari umukobwa mwiza cyane. Ikweme agenda arakaye akagera mu rugo atavuga, agasanga bari gutegura kuzajyana inkwano iwabo wa Ahurore, bakamwangisha Ihuoma ariko akanga kuva ku izima. Ikweme ababazwa nuko agiye kuzashyingiranwa na Ahurore, nyina agatangira gutinya imyitwarire ye muri iyo minsi amaze kumenyana na Ihuoma, avuga ko uwo munyaburanga yamaze kwiba umutima w'umuhungu we, mu gihe kandi bashaka ko ashinga urugo. Ababyeyi ba Ikweme bamubwira ko aramutse ashyingiranywe na Ihuoma, umuryango wabo waba ugize igisebo gikomeye cyane, kubona umwana w'umuhungu ashyingiranywe n'umugore. Bitewe nuko Ikweme aba akomeje kunangira, ababyeyi be batuma intumwa ku babyeyi ba Ahurore, basaba ko umunsi wo kuzana inkwano bawusubika bakazashaka undi munsi. Se wa Ikweme witwa Wigwe aza gusura Ihuoma akamubaza ibijyanye n'umubano bafitanye n'umuhungu we Ikweme. Muri ako kanya ahita haza umwana wa Ihuoma. Wigwe akikoroza by'abasaza agahita ahindura ikiganiro amusaba kuzashyingiranwa na Ikweme, ariko kubera ko Ihuoma abazi ko umusaza ari kwijijisha arabyanga, kuba ari ukugira ngo umwana we yumve ko nta kibazo gihari. Ikweme wari umusore ukunda gukora cyane, aza kujya guhiga akica inyamaswa nini cyane, akayizana iwabo bakayibaga, agahereza inyama umwana wa Ihuoma ngo amushyire, ariko Ihuoma agashaka kuzanga, ibintu bibabaza umwana we w'umuhungu. Ababyeyi ba Ikweme bajyana inkwano kwa Ahurore, maze Ikweme agasanga uko yatekerezaga Ahurore atari ko ari, ahubwo ari umukobwa mwiza cyane nk'uko Ihuoma yabimubwiraga, ariko ukiri muto. Ubukwe burangira Ihuoma yishimye cyane, agashima Ahurore kuba yemeye kubana na Ikweme. Ihuoma abazi ko ubwo none hagiye kuruhuka igitutu cya Ikweme kubera ko ashyingiwe none habaye umugabo. Ihuoma atangira kujya gufasha Ahurore kumenyera urugo, amwereka ko amwitayeho cyane kuba yarashyingiranywe na Ikweme. Gusa Ikweme biza kurangira atanyuzwe na Ahurore, ahubwo agakomeza kwikundira Ihuoma cyane. Nibwo Ikweme akomeza kwigira iwabo kurya fufu cyangwa se ubugari bwatetswe na nyina, akahava yisubirira mu bikorwa yari asanzwe akora atarashinga urugo. Bikagaragara ko atitaye ku mugore we Ahurore. Ahurore ibiryo byose ateka umugabo we amwereka ko atabishaka, bikamubabaza cyane ari nako bimutera kurira. Ku rundi ruhande, ihene Ahurore aba yarahawe na nyina nk'impano, aza kuyibura akaza kumenya ko yagiye kwa Ihuoma, ari nabwo ahita ajyayo kuyireba. Umugabo we Ikweme akamubona avuyeyo, ari nabwo amushinja ko avuye kumuharabika kwa Ihuoma, agahita amurakarira kurushaho. Ahurore aza kwahukana akisubirira iwabo, agasiga Ikweme wenyine, ari nabwo ajya kubwira umuvuzi gakondo ushobora kugarura Ikweme mu murongo ngo yongere amukunde nka mbere. Ahurore akimara kuva kuri uwo muvuzi gakondo ahita agaruka muri uwo mukaci, abazanye imiti yahawe n'uwo muvuzi. Ikweme aza kurwara kumva nta mbaraga afite umubiri wose, aho adashobora kugira icyo akora na kimwe. Ubuzima bwe bukomeza kuba nabi, aho aba yumva atameze neza. Abaturage b'iwabo bagahangayikishwa n'uko aryamyeho nta kintu abasha gukora, nyamara aba ari umusore w'umunyamurava. Ikweme ubuzwi ku izina rya Ikwe aza gutoroka iwabo agatorongera. Ababyeyi be bakajya kumushakisha, aho bamuboneye imiti yose bamuha nta na kimwe mu marira. Urukundo akunda Ihuoma rukomeza kumurembya cyane. Ibiribwa byose ahabwa ntaba bishaka, ahubwo arabijugunya, ku buryo nta muntu n'umwe aba ashaka kuvugisha. Bigaragara ko aba yabaye ikiragi,
gusa ijambo riba rimuvamo ryonyine n'izina rya Ihuoma. Ihuoma aza kuza kumureba. Ikwema akavuga ko nta kintu na kimwe ashobora gukora atari kumwe nawe, ndetse ko amukunda cyane kurusha uko yamukundaga mbere, anashaka ko bashyingiranwa. Abantu bose batungurwa no kongera kumva Ikwe avuga. Ubwo inkwano zatanzwe ku babyeyi ba Hurore zikagaruzwa ari nako bamusenda. Ababyeyi ba Ikwe bahita bajya gusaba Ihuoma, maze ababyeyi be bakabyemera bikanabashimisha cyane, kuko n'ubundi nyina wa Ihuoma yari azi ko Ikwe akunda umukobwa we cyane. Mbere y'ubukwe nyirizina ababyeyi ba Ikwe bajya ku bavuzi gakondo kubaza niba umuhungu wabo ataratewe n'imyuka mibi, bakaza kumenya ko Ihuoma ari umugore w'ikigirwamana cyo mu nyanja, ndetse bamaze imyaka myinshi barashyingiranywe. Ari nayo mpamvu nyamukuru abagabo bose bagerageje kubarana Ihuoma bitabye Imana kubera gufuha kwa Sea King, cyangwa se iki kigirwamana cyo mu nyanja. Iyo umuvuzi gakondo wo muri ako gace amaze guhishurira ukuri ababyeyi ba Ikwe wihebeye uwo munyaburanga Ihuoma, Ikwema ahita avuga ko iyo ababyibura yari yemeye ngo bashyingiranwe, ubundi nashaka ahita yipfira, kuko yizeye ko roho ishobora kujyana ibyishimo. Inzozi za Ikweme zigerwaho, maze Ihuoma ufite ikimero n'igikundiro ubwamuhishurira ibanga akamwemerera ko ari umugore w'ikigirwamana cyo mu nyanja, wife of God of the sea, cyangwa se wife of Sea King. Ubu nibwo ibanga ryihishe mu buranga bw'ikizungereza Ihuoma rihishurirwa abasomyi b'igitabo The Concubine. Ibintu byose bikamenyekana. Bidatinze Ikwema uba yaravuniye ibiti mu matwi, nawe yitaba Imana biturutse ku gukunda Ihuoma umugore wa Sea King, wateje ibyago abagabo bose bagerageje kumwereka ko bamufitiye ipfa, irari n'amashyushyu. Umwanditsi L.H. Amadi yandika The Concubine, insanganyamatsiko yibanzeho cyane nizishingiye ku gukururwa n'uburanga bw'umukinankuru Ihuoma, ko umugabo wese aba ashaka kumugira umugore. Uyu mugore uba ufite uburanga buhebuje yisanga ari we ntandaro y'ibibazo byose bigaragara muri The Concubine. Nyamara nta n'umwe mu baturanyi ububizi. Nyuma ababyeyi ba Ikweme nibo baza kumenya ibanga ryihishe mu buranga bwe. Imbaraga zidasanzwe za Sea King. Iki ni ikiremwa cyo mu mazi kigereranywa n'ikigirwamana cyo mu nyanja. Niwe mugabo nyakuri uba warigaruriye Ihuoma. The Concubine ni igitabo cyerekana ko Ihuoma ari inshoreke ya Sea King, iteza urupfu buri wese ukunda Ihuoma binyuze mu mbaraga zidasanzwe yifitemo. L.H. Amadi yanditse yerekana ko abakina nkuru be bakundaga cyane kandi bagakoresha imbaraga z'abavuzi gakondo mu myemerere yabo. Mu mikorere y'igikorwa runaka nta na kimwe gishobora kugerwaho hatifashishijwe ingufu z'abavuzi gakondo. Aribyo bavugaga ko ari ukubaza abakuru barimo Anyika na Dibia. Ikindi ni abakina nkuru berekanye ko ubutaka ari ikintu buri wese yashakaga kugira, ibigaragara mu makimbirane ya Maduma na Emenike. Maduma bakunda ubutaka cyane biza no gutuma inzoka ya Kobra imucira mu maso, bikamuviramo ubuhumyi akiheba biza gutuma yiyahura. The Concubine usibye kuba ari inkuru ndende, abahanzi b'inganzo ishingiye ku ikinamico bagerageza gukina bigana imyitwarire y'abakina nkuru, inkuru ndende igahindurwamo umukino cyangwa se ikinamico. Mu mwaka wa 2012 kompanyi itunganya filime mu gihugu cya Korea y'Epfo yashyize ku mugaragaro filime yitwa The Concubine. Ikaba ivuga inkuru yabereye mu bwami bwitwa Joseon mu gihe cy'ingoma ya cyami muri Korea y'Epfo. Igitekerezo kirimo nacyo ni cy'umukinnyi w'igitsina gore ubukundwa n'abagabo, gusa ntibagaragaza niba L.H. Amadi ari we watumye bandika iyo filime. Mu biganiro bitaha nayo tuzayigarukaho. Ndabashimiye cyane.